Mutizayinsa Bemba kakasa NRM nabyo nebyetagisa okukumira emberi yamwe era mu lunaku lw'okulonda mwena mugende mulonde tewaliwo agenda kubatiisa anagezaako agenda kwejusa erikwenda kufa egireeta erikwenda kufa egireeta tebamanyi Runyankore bano waliwo abamanyi ente enateera okufa ekomba ku mbazi Runyankore bagira ngo erikwenda kufa erigatse empango n'olwekyo eddembe tugenda kulinyweza ate byonna ebikoleddwa bikoleddwa ku lw'eddembe wano mu Uganda. Reka tugaruke mu cyo gitondo cyacu kuri Giant Voice TV aho tujya kugaruka ku makuru aba yagiye acicikana yo mu karere, amakuru yo hirya no hino hano mbere mu gihugu, ariko reka tugaruke kuri campaign tugera kuri campaign ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Havugwa uyu nguyu Museveni akaba ari muri campaign aho arimo yiyamamaza kuyobora manda ye ya kangahe mu gihe cy'imyaka 40 amaze ayobora. Akujya tujye kugarukaho cyane, ntabwo tujye kugaruka ku kindi, maze nawe simbukira hasi aho ngaho ukore subscribe nurangiza ukanda akazogera twese tugendane. Reka tugaruke kuri izi nkuru za Museveni. Museveni agira gutya ati rero mureke mbabwire mwa abaturage ba Uganda ahangaha cyo nababizeza cyangwa cyo nababwira nuko NRM irabakunda. NRM ikunda abaturage ba Uganda. NRM mwabanye nayo, NRM mwagendanye nayo, NRM mwagiye mubona ko NRM ifite ubushobozi. Ariko ahangaha none uwo bita Kaguta Museveni Yoweri Perezida wa Uganda akaba ari n'umukandida wa NRM. Ahangaha arongera agaruka ku makuru yatangajwe n'uwo bita Kyagulanyi Ssentamu Elias Bobi Wine w'umucuranzi. Ahangaha twaje tubereka kenshi yuko uyu Bobi Wine baramuzitira, bamubuza kujya ahantu henshi, bagenda polisi mubangamira n'abaturage kabakubita tiya gaze, ariko ibyo byose baba bikora ku neza y'umuturage, babikora kugira ngo abaturage bareke imyigaragambyo, abaturage bareke umuvundo. Ariko arangije ahari naho Bobi Wine yageze gutya aragenda, aho Bobi Wine yaragiye ajya kwiyamamaza cyangwa yamaze ibikorwa byo kwiyamamaza, ageze ahantu yagomba kurara, ahageze asanga amahoteli yose bayabukinze kandi aha bari barishyuye aho bagomba kurara hamwe n'abambari be. Rero baravuga ngo urumva ko Uganda ni igihugu kinini cyane, hari aho urumva ntago bagenda ngo barare batashye, bari bagiye kure. Aho bari bagiye rero aho NUP cyangwa se Power People ingiyi iri shyaka rya Kyagulanyi. Ahangaha rero iri shyaka rya Kyagulanyi ryari ryagiye kwiyamamaza hirya iyo ngiyo kuko Uganda ni nini. Aho bagomba kwiyamamaza, bamara kwiyamamaza byarangiza bagagaruka bagataha bakaza kuryama muri hoteli. Icyo bakoreye uyu Kyagulanyi cyangwa icyo bakoreye Bobi Wine, baragiye bafata hoteli ubwo nyango n'abashinzwe ntoza NRM cyangwa na polisi. Igihe bari bahinduye baje kuryama basanga ibitanda byose ngo biri booked. Atariko se kwa twe twafashe ibitanda mbere, kwa twe twaje mbere tukaza tugafata ibitanda, none turabura aho turyama gute? Ati murahabura kuko aba NRM bahafashe. Ati se kwa twe twishyuye mbere, ati uko tukubwiye genda ujye gushaka ahandi. Aha rero uwo bita Kyagulanyi umujinya uramufata, umujinya uramwica. Twaje tubereka mu mafoto yacu aho yagaragazaga emotion ndetse ntanatinye no kurira, aho ubona rwose ko yari afite agahinda gakabije. Ese mama uru rugendo rwa Kyagulanyi azagerayo? Mama azagerayo Kyagulanyi ntago tuzi niba azagerayo, kuko Kyagulanyi uyu nguyu turimo tuvuga ntago rwose ugiye kwitegereza. Ejo bundi akora icyo bita itangaza, akora ikiganiro n'itangazamakuru, ngira ngo abwira abaturage, arababwira ati mwebwe
abaturage ba Uganda muri benshi kurusha polisi n'igisirikare. Ntimukwiriye kwemera ko babaganza, ntimukwiriye kwemera ko babarusha imbaraga, ntimukwiriye kwemera ko bakora ibintu n'ibi. Oya, mukwiriye gushyiramo imbaraga, mwamara gushyiramo imbaraga mukabaganza. Ahangaha reka tubwire uwo bita ahangaha katubwira dukurikiye ko uyu nguyu Kyagulanyi Elias Bobi Wine arangije agira gutya ati ibi rero mwebwe ni mwigaragambye. Ibyo rero si gusa, Museveni nawe yaje gukora imbwirwaruhame aho yari muri campaign arimo yemamaza, abwira abaturage ba Uganda, arababwira ati ntimuzigere mwibeshya ngo mwarusha imbaraga igisirikare, mukarusha imbaraga igipolisi cya Uganda, kuko ibikoresho barabifite kandi uzacunga nabi azahasiga ubuzima. Uwo nguwo nta wundi ni Museveni Tibuhaburwa Kaguta Yoweri, umunyapolitiki, umugabo uyoboye igihugu cya Uganda kuva muri za 80, ariko yafashe ubutegetsi neza avuye mu ishyamba. Ahangaha kuva muri za 80 yaberaga mu ishyamba arimo arwana ubutegetsi bwo wita Idi Amin. Arangije Idi Amin amaze kumuhirika, ahungira aho yaguye mu mahanga, haza uwabo bitaga ba Milton Obote bwa kabiri, agarutse nawe ntibumvikana nawe ku butegetsi. Hagati ye hagiye haza n'abandi benshi, ariko iyo twakubwira uwaherutse niwo bitaga Tito Okello wavuye muri 1985. Ubwo nibwo Museveni yafataga ubutegetsi. Intandi 6 ayarahirira kuba perezida wa Repubulika y'igihugu cya Uganda. Byumvikane neza ko umwaka utaha njya nkunda kubabwira ngo numwe mu baperezida bakuze kandi barambye ku butegetsi. Ariko ngira ngo amaze iminsi yivugira ubwe ko noneho agiye kurekura ubutegetsi. Ariko reka tugaruke muri campaign ze, katugaruke ahangaha ku muntu witwa Museveni uri muri campaign. Ahangaha aho byo twababwira si ikindi, umwite His Excellency imyaka 40 umwaka utaha azaba yujuje ari perezida wa Repubulika y'igihugu cya Uganda. Abwo byumvikane ko imyaka y'amavuko yo bwiteye ishobora kubisaga muri za 80 n'iyindi. Byumvikane ko yagiye ku butegetsi akiri mutoya, kuko numwe yarakiri umujene, yarakiri umusore. Yagiye ku butegetsi afite nk'imyaka nka 40, hagati 42 cyangwa se yiri nko muri 30 n'iyindi. Rero ntabwo twatinya kuvuga yuko uyu nguyu Museveni yaba ari umwe nyuma yabo bita ba Paul Biya bayobora Cameroon, yaba bita Wasani Watara uyobora Ivory Coast. Aba ngaba ni bamwe mu bagabo barambye ku butegetsi kandi babutinze igihe kinini. Ahangaha ariko twashaka kubwira abaduteza amatwi, abadukunda, abadukurikiye, nuko twababwira ngo uyu nguyu uwo bita Museveni Kaguta Yoweri ari muri campaign aho yabwiye abanyayuganda akavuga ati nyamuneka mutaza kwibeshya ngo mwarusha imbaraga igisirikare. Ntago bishoboka, ntago bibaho rwose. Arababwira ati rero nyamuneka nimureke nimusigeho, kuko hariya ntibyakunda. Rero ngayo nguko Museveni nuko byagenze. Arababwira ati ibingibi uwo bita Kyagulanyi arimo babwira ngo mwigaragambye muzarusha igisirikare, murushe ahantu bitwa abapolisi imbaraga, ntibishoboka. Nimureba nabi muzahasika mu buzima abaturage ba Uganda. Nimukora ibyo mukora mu mahoro, nimujye gutora mu mahoro, mugende mutoro mushaka mu mahoro. Ariko icyo nzi cyo nuko atazantsinda ngo abe perezida wa Repubulika. Ariko nyamara uyu mujene, uyu musore maze utazi ngo tondezi bahehe ihogosha ubwanwa, uyu mugabo ntabwo twabura kuvuga ngo ateye ubwoba. Uyu mugabo ntitwabura kuvuga ko we ku giti cye atajya ashobora kwiyitaho nk'umuntu ushobora kuvuga ngo koko uyu muntu arimo ashaka kuba perezida w'igihugu. Mama se yambare costume nk'abandi ba perezida, ntabwo atuye muri izo karitsiye. Uwo tuvuga ni Kyagulanyi Setamu Bobi Wine, ntabwo atuye muri izo karitsiye. Reka dukomeye tubihanga amaso. Mama se azagera iyajya, mama se azaba perezida, ntabwo tubizi. Reka dukomeye tubihanga amaso turebe aho azerekeza, nibiza
niba azashobora kugerayo atazaba ubwa umugabo umunyapolitiki bita Dr. Kizza Besigye. Ngayo nguko, mugira amahoro y'Imana, mukomeze mubane natwe twari tugezeho ibyiza byose.